uruzakatinga ariko MC ikindi gikirimo ukoresha imiti oya garuanga MC angalia sikia inagari miti oya inagari miti nada kare ni matani miti kajugunye oya kaka ni hano madini hano umva one day Amen meus irmãos pastores papa mbabwira yewe mbambabitse nejo boni nari impari muri ijya mihanda ya gutya nari impari mba ndeba bango mba ndeba ya wagwana out there big up yourselves turi hano rero kuri Ngian Salon niho tuba twibereye turi kumvira amahumbezi tumeze neza ubu ngubu mu kanya gato dutegereje umukire wacu MC Stanley mu kanya gato cyane dore ngo arageze araje uko muri kumubona none aje ari mu costume none nago ndi mukire ngo ari bunyikire neza dore umukire dore intambuko dore inkweto umugabo none umusigaje abakire menya basigaye bahemba neza none yagiye mu biro ari umukire dore costume ndabona ameze nkaho ari kuvugana n'abantu b'abayobozi menya afite inama menya dufite amahirwe make yo kuza kumuvugisha ariko nibinanga ntacyo turataha tuzagaruke ariko umukire tugomba kumuvugisha umunsi menya ndi butahana uyu munsi we come again as usual turagarutse rero kuri episode zacu turabasuhuje aho muherereye hose mu bice by'isi bitandukanye abafana bacu bose ba Behind the Show kwisi yose big up yourselves we love you so much as you do yeah. We come again tugarukanye na episode ya mugabo mukunda cyane MC Stanley, MC Mind, MC Chishimo. Yeah, you gave me the good name. I gave you a good name. So you owe me. All right. I will give you something. Yeah. I will offer you something. Don't worry, I give you. Come on. Just now, I will assign some change. Yeah. Iyi bayita kado. Kando. Nukuvuga ngo ni buje iramurika. Ibimurika. Ni kando. It is a candle. Yesu Kristo wa Nazareth. Reba costume. Aya, twe dutumizaho ariko ntaga ama costume tuyadode tuyakoresha. Yeah, it is a diamond. It's a diamond. Yeah. Jesus. All right. Look at this, people. All right. Look at this. You know what it is? Shiny bright like a diamond. Nuvango ko kantu bugaciyoka kampa ubuzima bugahita buhinduka. You are shooting a star. I see this one is a brightest diamond. Uyu munsi ndi umusasa. Wiyubashye. Nizere kugiye no kuba hano n'amagambo y'abasasa. Aya ni amagambo y'abasasa. Ni nayo turoheraho kuko buriya hari ibintu tugomba kwigisha societe nyarwanda. Noneho bikarenga na societe nyarwanda, community nyarwanda. Bikinjira no mu buzungu tukabishyira mu ndimi zose. Tukabishyira mu ndimi zose kugira ngo nubundi niba waje hano kuri Behind the Show ukicara ukiga ntuzavuge ngo bavuze ngo ikinyarwanda gusa tuzavuga icyongereza tuvuga igiswahili tuvuga icyongereza niba ni MC Mind ndi rugema ndura amacuma acanye ku ikotonera ry'abahizi nikwiza bashaka kwira imishwaro nk'abandi ndi rutikura ntago nahindutse ndacyari wa wundi ndi MC Stanley MC Mind MC Byishimo umukire muziranye mwese ndabasoje cyane ndabemera abasaza mwese ndabemera kandi uyu munsi ndavugira abakire bro rega ndi umukire yabaze umva jewe nukuvuga ngo tuvuye hari hano kubera bana nabibasiye hari wahise ndemera ahita mbwira ati umusa watwiyongoje noneho ubu oya umva abakire muri abantu b'abagabo kuko ikintu mbemerera nuko mwumva ariko nanone aho kugira ubukire nabonye bukomeye cyane nuguhomba inshuti y'indyarya ubwo nabwo nubundi bukire
ntagira nkubaza weekend yagenze ite ibintu byagenze bite ibirori byari bimeze bite weekend yagenze neza ni nayo mpamvu nagarutse uyu munsi nambaye nyine nk'umuntu w'umuyobozi kubera ko ubundi buri cyumweru mba nahindutse buri weekend ndahinduka mba ntwika urabona kuwa kane hari ahantu twatwikiye ku cyumweru hari n'ahandi twatwikiye kuwa Mungu abarundi muri hano mukomere yambu kuwa Mungu nyene twari turi mu birori byiza cyane abatama ndetse n'abapfasoni mwese ndabasuhuje cyane namwe abigeme namwe ndabahobeye ndetse n'abapfasoni ndabahobeye nyene ndabemera muri inshuti nziza ndabakengurukiye yegome abantu b'i Burundi hanyuma rero turabemera mu Buyanza hariya mu Kibitoki ibujumbura tumanutse hariya tugana hehera mu Buyanza naho turabemera cyane weekend nuko igenda neza weekend yagenze neza nayoboye ibirori none n'ubwame nayoboye ibirori numva nanjye bindimo ku buryo hari igihe ufata mic none iyo mic ukumva ni wowe do you understand ukumva neza muri gukonektana neza uri kugena na mic neza noneho ubukwe bw'iyi minsi karandyohanye kugeza aho numva icyo gihe numvaga natanga promotion sinishyuza nkakora akazi nkitahira kabisa n'ubundi ko nayabonye se ariko nanone mugomba kumpa amafaranga ko ntago kwaka gutya ari ukugenda gusa nkakora nkagenda ngiye ukire si ikintu reba nkuko iri zuba ukuntu wambaye costume ubundi umukene yari umukene yakuyemo agashati yambaye ikitubuza none se ikibazo urabona nge ikiraruguru mwigora ariko barafunze burundu neza kuri iri zuba urabona nge ngenda nicaye nafunguye ka ase deja niyo dusote tujya mu biro birimo ase aho twandikira aho dutegurira dusomera ibitabo urumva ibintu byose bari uburyohe reka mubaza ko watangiye kwiheba rya kwiheba se ntaravuka uzizima mu waje kibazo ukuntu usa n'ukuntu wambaye nigute utinyuka ukajya mu modoka ukagenda nta mu bodyguard oya ndasha ari bonso muri mwe munjakira bonso abafana banje munjakira bonso kuko nanjye muri iyi minsi sigaye mbona nk'uyi bonso usa gutya bro warangiza ukagenda nta bodyguard ufite bro ariko sha utazatuma abantu bagira ngo birarenze ntago birenze ariko biranarenze ikigoye ni ukwigora MC Stanley ndashaka kubaza akabazo k'amatsiko bibaye ngombwa ushobora kwitwikira ikinyoma kugira ngo ugaragare neza mu bantu sinshobora bibaye ngombwa sinshobora kwitwikira ikinyoma ngo ngaragare neza kabone naho icyo kinyoma cyaba cyampesha amafaranga menshi icyizere nibwo butunzi bwa mbere umuntu ahorana kandi bumugeza kure ubundi ubutunzi bwa mbere ni ubuciye mu mucyo icyizere ni ubukire iyo wizerwa ugera hose kandi ugera henshi hakomeye aho gutunga udatunze watunga duke utunze MC Stanley niki kintu umuntu inshuti yawe ashobora gukora agukoreye bikaba ngombwa kumusiba ukamwanga burundu kabisa ukumva ko umusibye ukamubara nkaho yapfuye n'igiki ni ukumenya neza yuko igihe cyose natakaje kuri uyu muntu yari inshuti y'indyarya kumenya ko ari indyarya yakuryarya menye ko uri inshuti y'indyarya nasiba nomero yawe n'amafoto yawe nkagusiba no mu mutwe wanjye
ndetse no mu bitekerezo byanjye nkagusiba nkanakwibagirwa kuko ntacyo uba umaze. hari inshuti waba warahombye mu buzima bwawe ukaba wicuza kuba warayihombye? Oya ntago ndayihomba kuko nta niyo ndagira. MC Stanley, hari umuntu ugize kumbwira ngo yarambwiye ngo abakene ngo biragoye kugira ngo abakene bazajye mu ijuru, kuko ngo umukene ngo bahura n'ibibazo byinshi cyane bishobora gutuma acuma. harimo icyo kwifuza. Ni kubifata ni kubyumva. Bro, abakene abakene mwana, n'ubakenegere abakene bro, ikintu cyose ku mukene kiba kigoranye. Buke Ikintu cyose kibaho ku mukene kiba kigoranye, kiba kigoranye bro. bimugoye kabisa ibintu byose. Umva, kugeza naho no gusinya isinya biramugora kuko narigora gushyira kode muri telefone. Umukene ashyiramo kode ku buryo ashobora kuyikoramo umunota wose kubera uburebure bwayo. Urumva? None abakire narebye uburyo basinya. Abakire narebye ukuntu basinya. Agira ngo umukire asinya ngo umukene we arayikuba yarangiza akajyamo n'izina abana bati ndagusinya sinasinya. Umukine ikintu cyose kiramugora mu buzima bwe. Abakene bararushye. None umukene iyo umusuhuje nabwo biramugora kugusubiza. Aba yumva nukubera icyo nsuhuje. Icuye ukavuza ihoni utwaye imodoka ahita avuga kandi uramusuhuje ati wiriwe komera ahita avanga umwiraseho. Umukene ibintu byose biramugora umukene. Imana iturinde ubukene. Mwana wa mama, nshuti yanjye, uburyo ngukunda ntago nakwifuza gukena. MC? Ya. Wambaye agakote. Wenda ryoshye. Yarahinduye imirimo. Iyo ryoshye uburyoshye niyo wigendera ububyumva. Yarahinduye imirimo kandi cyagenda nabonye uri kuvugira kuri telefone. Wabibonye? Umeze nkaho uri kuvugana n'umuntu w'umuyobozi ukomeye. Ya ntago nanone ntago ari ukugira ngo wenda ntago ari ukujya wenda mbakange cyangwa se mbashyiremo akantu, ariko ndi gusinya amakontara akomeye. Ndi gusinya amakontara akomeye. Usigaye ngo gituma. Ya ndi gusinya amakontara akomeye. Ndi kwamamariza inganda zikomeye. Cyane kabisa. Behind Horse Show yatugejeje kure wangu. Bravo. Kandi ibyo byose tubikesha abafana bacu turabemera. Umva, mwebwe like zanyu, comment zanyu zatumye tugera ahantu hakomeye cyane kabisa. Ubu the truth which I can tell you, I am assigning the contract, biggest contract. Ndi kwamamariza ibigo byiza bikomeye cyane bifite akantu. Urumva bifite akantu. Ntago noneho ubu ngubu bintu byo kwambara amakoti ayandi yo muri yinaha abantu ndabakomeje. No kujya dutumizaho kabisa. Turkish, Italy, twadukoti nyine tumeze neza, tumeze nk'uduhorandi. Abantu b'Abaholandi ndabasuhuje. Ariko ndabizi ko namwe muhari. Bon après-midi. Bon après-midi les messieurs et les maîtresses. Les messieurs et les madames. Les dames et messieurs. Bon après-midi les dames et messieurs. Ya, ariko muratubabarira kubera yuko igifaransa kiri kugenda kiba gike. Boa tarde, hermange, les madames et les messieurs.
ubwo tuba tubigije n'igiportugali, twe tuvuga igiportugali cyinshi turadudubiza. bibaye ngombwa ko isubira ibwana wakosora iki utakoze mu bwana bwawe? ngize amahirwe Imana ikamfasha nkasubira ibwana nkongera nkaba umwana nk'abantu mwe, nakiga neza umwuga nzi ku buryo kuri iyi myaka ngezeho naba ameze nk'uwawunyoye mu mazi. Ubu noneho ntabwo naba ndi MC wo ku rwego rwa Mozambique, naba ndi MC ku rwego rw'isi. Biramutse bibaye Imana ikaguha ububasha nk'ubwayo, ni iki wakorera ibiremwa byayo? Mana yanjye, cyambere wakora Imana ikubwiye ati tegeka bibe hano ku isi. Mana yanjye, Imana ikubwira ati ngwaye ububasha tegeka bibe, ni iki wakorera isi? n'abadukurikiye babyumve, Imana impaye ububasha bwo gutegeka bigakoreka nk'uko nayo ibitegeka bigakoreka. Nahita mfata ibintu byose nkabigira automatique kuba byikora, ndaza kubigeraho neza. Narangiza nkahita nganisha ubuzima bw'abantu bwose bukaringanira, nkashyiraho uburinganire, ntihazagire uzajya ukoresha undi. Wajya mu rusengero mwese mukicara mu rusengero, buri muntu akagira iyerekwa ryiwe ryahari busoma uwo munsi, ntawe usomeye undi. Bana noneho idini ryaba ku isi rigomba kuba rimwe ryonyine. Ibi byo kubangwa barokore ngo abasilamu ngiki, hari n'igihe tuzaza kumena umuceri w'abantu ba amadini ya hano, umva one day meuzi limauji pastorish papa mbabwira yewe buriya mbambabitse n'ejo bundi nari impari muri ijya mihanda ya gutya, nari impari mba ndeba yewe ndi MC Stanley, MC Mind, urumva nka MC rero mba ndeba ibintu byose. Ni ukuvuga ngo wategeka ibintu byose idini rikaba rimwe, abantu bareshye, abantu baringanire, mwese mwe muringanire. Wakuraho icyo bita gukandamiza, ibintu by'ikandamiza. Ababosi bazengereza abakozi babo, ariko ndabemera rero musaya muduha n'akazi neza. Ubu ngubu nk'ibi bigo ndi kwamamariza, nk'ibi bigo ndi kwamamariza, nawe babyeyi turabakeje rwose twivugiraga, ariko nyine n'ubundi ni ikibazo nasubizaga, gusa turabemera. Iki kibazo kitantera ibibazo, oye umbabare, iki kibazo kitantera ibibazo. Bantu banjye no mu bantu bazandemera nimwe hamwe muranandemera, ndabemera, ariko iki kibazo kitanteranya namwe. Kandi ndashimira abantu cyane ikinyejana cya kera, muri ibyo binyejana uburyo abantu babagaho n'ubu ngubu uko abantu babaho, ubona ari ibihe byiza? Igihe cya kera abantu babagaho neza, abantu barasangiraga, barakundanaga, barafashanyaga, nta ndyarya zabagaho cyane. Abantu kandi baratabaranaga, si nk'ubu. Ikindi abantu ba kera bari imfura cyane, ariko ikigaragaza n'ubufura, bateraga intango hano, bagashinga intango ya sentango, bakayishingamo imiheha ya ruvuna bataka, bakanyweraho, ugasanga abagabo 10 bari kunywera ku ntanga imwe, cyangwa igicuma, icyo bita igicuma bashyiragamo urwagwa. Igicuba ugasanga abagabo baricaye aha barazengurutse bose baseka baganira, ugitindanye bakavuga ati rwose shaka ko muntu ushaka gucurura bimeze gute. Niho habagaho kugabirana inka. None ubu ngubu reba igihe tumaze kuri Behind Road Show, nta n'umuntu urangabira imodoka, ubukwe bwose nta n'umuntu urambwira ati umva muhaye nka nibura nzivuga amazina rega. Ariko wa mugabo we
wansezeranyije inka ndaza kuzaza gukura ubwatsi ntujye ngo naribagiwe arimo ndabizi ari kumbona Shaoma zaza gukura ubwatsi kandi unyihanganire impamvu natinze no kubera ko nari ntaragira urugo ngo ngire n'imiganda yarwo kuko burya umusore uhabwa inka umusore ntago ahabwa inka ahubwo bayihase ni ujya gukura ubwatsi ariko ubu none ndi umugabo uhamye zaza gukura ubwatsi kuko nsigaye mfite urugo n'imiganda yarwo noneho ubu ngubu dusa nk'abasoza urabizi ko Behind the Walls show buri gihe tuba dufite aga surprise noneho uyu munsi nakuzanye no challenge iyi ngiyi challenge fata telefone yawe fata telefone yawe challenge nakuzaniye tugiye gukora icyo bita friendship test, a true friend test. Urafata telefone yawe ujye muri contact, genda kubwira inyuguti, sibyo? Nakubwira inyuguti imwe. No, iyo nyuguti iri kukubwira urayandikamo mu mazina ari buzi. Urahitamo umuntu umwe wizeye, wumva ufite icyizere. Uwo muntu uramuhamagara, mbwiye ati wenda nari nguhamagaye nari takabazo, imodoka yari inzimiyeho, kesansi karashize, nyohereza nka 200 aho ngaho, twumva ukunavuga. Gusa ushaka umwaka 200 cyangwa 300 wimubaza menshi. Gura ko umuntu ugwaye duke yagwa ni byinshi. Oya no ntacyo nta kibazo ntacyo. Ngiye guhera kandi inyuguti nkubwira. Nimvuga eri harahitaza mu mugore wawe, ntago mbishaka. Ashobora kwanditseho ngo love, ariko kwanditseho my love. Reka nandikeho, reka mvuge uyu mugore ni umugwaho ntago mushyiramo. Ntumushyiremo, sibyo? Madamu ntumushyiremo. Mutanze M. M. M kabaye. Uhitamo umuntu umwe wumva wizeye urimo M. Utagirwa na M. Umuhamagara. M. Kiraho parere umubwiye ati pana. Uvuga ngo umuntu ngabagira niki dore ngibi. Kiraho parere. Halo. Salama msaza. Salama. Mezotera? Power kabisa. Bro. Ngize akabazo kihutirwa wangu na amafaranga 300 ufite kuri telefone ngo munyohereze. Ngirira vuba kabisa. Ibirenze nk'umunota umwe. Okay. Sawa. Wow. Roma, mafite inshuti. Mafite inshuti. Omba papa, none se singaye amafaranga se? Oya, observez bien. Abafaransa baravuga ngo observez bien. Yashyizeho na levantamento. Inshuti nyanshuti niyo uterwa ikagutabara. Inshuti nyanshuti ntago ikubeshya kandi inshuti nyanshuti ntago ikubaza amagambo y'amangambure. Imenye ko hari ikibazo ugize ikagikemura nyuma ikazakubaza icyo wari ugize. My friend, big up. Unyohereje kaje wangu ndakwemera uri. Thank you very much. Thank you everyone out there. God bless you. See you next time. MC Stanley. Ndikirashinya mukanura amaganga y'inkuba sigangahurwa n'ay'inkumi. Ndisumbi ndiseki rutagumirwa n'ishyaka ishyanga baririmba isati isumbi imitwe y'ishigikoko mu mpinga za Kagogo ngwino ndirutikura muri inshuti nziza Imana y'u Rwanda ibane namwe murakoze.